nkunganiye impamvu nyamukuru yo gukoresha igihaza ni ukuvuga igihaza ubwacu gifite n'isukari karemano iyo tugikoresheje kigabanya isukari ikoreshwa muri iyi product mubona byibuze izo mubona hano muvamo test 60% n'isukari yavuye mu gihaza iyo twongeye kugira ngo tujye kuri standard ku baturage basanzwe bumva ntibihinduke ariko n'umuntu wifuza kumenya ko ari muri isukari nayo turayikora ikaza ifite test ivuye mu isukari karemano y'igihaza uko yabisobanuye iyi ni amakeke ni amandazi ni amadonats n'aya ni amakeke dufite n'imigati itandukanye wenda mwaza mukareba nacyo wenda dushobora kuza bakwigira nta kibazo imigati itandukanye dukora amashepu atandukanye dufite n'ibiko Ibigaga byose turinzira kuko kijyambere igomba gutsinda ikintu namwe ibyo bizavamo ubuzima bwanyu buri imbere nibyo bigiye gukora hazaza hanyu heza ni ibintu navuga byo kwishimira umuntu yakwishimira abikuye mu mbiba y'ibiti binajyane n'abafatanyabikorwa bose uwo n'abanibagiwe kuba ibi biba nuko dufite inzego z'umutekano uko dufite abafatanyabikorwa bandi buri muntu wese wagize uruhare mu bintu nk'ibi aba ari uwo gushimira icya kabiri Media babwiye twaje guturutse mu kigo cyitwa UPHRS ijambo rijya rigora abantu kuvuga mu cyongereza ariko ntacyo kugira ngo banza ari muraza yabivuze ngo ni umbrella ni byo zina ryoroshye na umbrella ni iki ni urugaga ruhuza indi miryango y'abantu bafite ubumuga dukorera i Kigali dukora mu bintu bitandukanye by'umwihariko bihuriye ku bintu bitatu icya mbere ni uguteza ubuzima bw'abantu bafite ubumuga imbere icya kabiri ni economical empowerment cyangwa kubongerera ubushobozi gahunda nk'ingi icya gatatu ni ukuzamura ibigendanye na society ibyo tukabikora